akomoza ku magambo yavuzwe na ambasada Ntahiraja wahaye ishingiro ibitero avuga ko bigomba kuba kugaba ku Rwanda. Mu kiganiro yagiranye rero n'abanyamakuru, ambasaderi Ntahiraja yagaragaje ko ngo ntacyo gutera u Rwanda we bimutwaye. Urumva? Uwo munyamakuru rero ngo yabazaga Ntahiraje bijyanye nuko u Burundi bukorana bya hafi n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Rwanda. Undi yarabisetse cyane, yarabimubajije. Yarabiseka cyane agaragaza ko ngo biramutse binabaye ngo nta kibazo cyaba kibirimo. Kuba u Rwanda ko u Burundi gukorana yego. Na FDR yego. Sibyo? Ntacyo bitwaye kuba batera u Rwanda. Komeza. Uyu mudiplomate kandi yavuze ko ngo abanyarwanda bahunze mu 1996 ngagaragaza ko ngo batazareka guharanira igihugu cyabo kugeza ku iherezo. Yavuze ko yirengagije ko stati yirengagije stati y'ubuhunzi ku banyarwanda bahunze mu 1959 kugeza mu 1998 yarangiye ku itariki 31 Ukuboza 2017. Urumva ko yabivuze ibyo yirengagije stati y'ubuhunzi yakuweho yego. Mu buryo rero buziguye wumva ko abo yitaga impunzi ari abajenosideri bahunze ubutabera bakisuganya ngo bazagaruke guhirika ubutegetsi bw'u Rwanda. Yego uyu mugabo noneho ese ko mbona asa n'igisabo. Igisabo ntabwo muzi igisabo doari cya gisambo kiyobora igisabo. Nubwo banasana nayo nkuru doari urya ni igisambo kiyobora igisabo heyo kigenza ko muhera dushyirira. Noneho rero aya magambo ya ambasaderi mu by'ukuri uyu ni umudiplomate ukomeye cyane kandi uzi ibyo akora. Ibyo avuga nabyo arabizi, uzi n'ibyo avuga. Noneho ahangaha mfite ubwoba ko nawe neva ari buza muvuguruza ariko se bose azajya bavuguruza nkuko yavuguruje hariya ninde wamuvugiza baratuza ku bijyanye na bya bisasu byahiye ngo byatewe n'umuyaga nkuba. Noneho rero Terence Ntahiraja abanyamakuru baramuporovotse buri cyane baramukurura nawe araza baramukurura bategera icyo uvuga ku bijyanye n'imigambi yo gutera u Rwanda. Bategera icyo uvuga kuba byibura mukorana n'abajenosideri bo mu Rwanda. Aravuga ati nyamara rero abo bajenosideri baramutse banahabaye bakanaterage ntacyo bintwaye cyane ko baba bari mu gutera igihugu cyane. Ntacyo bimutwaye nyine kubera yuko ntabwo ari uzaza kuri iyo ntambara. Nta nubwo ari we bizitirirwa. Ariko niba ari we wari kuzaza byibura kumva uko urusasu ruvuze ubu ntabwo yaza. Noneho rero Minisitiri Nduhungire yaravuze ati nta kubifata mineneko. Nibyo koko ntabwo wagera ngo uterere uvuga ati atowe bwari bivuze ntacyo bivuze. Abagabo Burundi umugambi urahari kandi n'ubundi ni amagambo yavuye mu kanwa ka perezida. Yego nimbe na Kitsekedi we yapfuye gusaba imbabazi nubwo hari abavuga yuko ari za nyirarureshwa. Ntacyo ariko byarabaye icyo gikorwa cyabayeho. Je ndavuga nti ntabwo ari za nyirarureshwa kubera yuko Kitsekedi n'ubundi yari yigerejeho. Yego yari yipashije muremure baramushutse FDR yaramushutse. Erega mbere yuko perezida Kitsekedi abivuga genda nabivuze hano ni FDR yamushutse. Nabivuze mu biganiro wenda nakoze ahandi nari ntarazana. Ni FDR yamushutse abari mu hejuru mu bushorishori bw'igisirikare n'abajyanama be muri leta y'amajoro bo muri FDR baramushutse bantu bagakwerere bari yego bagakwerere na ba Pacifique nta Omega abo nibo bamushutse bati iriya cogamu hariya iya nama yabaye hano yego tugomba kuyiburizamo. Noneho mu gihe yagombaga kuzaba twebwe tukazaba twarashinze ibendera rya Kongo muri Rwanda nuko Kigali. Yego maze rero nawe abyuririraho anabihishingiro aravuga ati ngaho nimukomeza bahagwaye. Noneho rero ejo bundi yarivugiye ati jewe ndasaba imbabazi y'abakongomani kuko narashutswe burya nasanze nta n'igisirikare mfite bivuze burya ni ukwihamya nta gisirikare ngira ariko akabivuga aganisha yuko kishwe n'uwamubanjirije ari we Joseph Kabila yabwiraga. Yego
ko ari wowe wangije igisirikare cya Kongo. Yego noneho rero aravuga ati ibyo arimo akora arimo arakizahu ati aravuga ati twaguze ibikoresho nduguyanga ibikoresho barabiguze ariko ntabwo bazi kubikoresha banze babatoze babyiga kugeza ubu ni ibyo bakoresha turabibona mukanya nizo nkuru tugiye kujya. Yego ibyo bashoboye gukoresha turabibona kubigira byo barabifite no kubikoresha bakoresha ibyo babashije n'amafaranga barayafite ariko muri bije y'uyu mwaka ngo hiyongereyeho miliyoni 39 miliyari ahubwo 39 z'amadolari ya bije yose. Yego bafashemo 19 bazigenera igisirikare. Miliyari 19 ntiziruta bije yacu y'umwaka hano ayo yose ari mu gisirikare. Noneho rero sasa reka ngaruke ku Burundi. Uburundi nibyo Perezida Neva nawe yigeze ariho aganira n'urubyiruko Kinshasa aravuga ngo agiye gufasha urubyiruko rw'abanyarwanda ngo babashe kwigobotora ngo ingoma y'igitugu iri mu Rwanda. Ariko si yihirwa abantu hari barasa ibyo bimbaza kuko uri kubivuga hari icyo ugiyeho. Ndimo ndareba link kigiye tuhe link ya YouTube ntabwo ndimo kwiba nta ihari nyine ingoma y'igitugu nta ihari. Noneho rero sasa bukeye bati ababirigi bateye inkunga Uburundi bahaye Burundi drone 5,000. Bati Neva afite ingabo 50,000 byatojwe rwose zo gutera u Rwanda. Aha naravuze ntemva rwose yego zirahari ariko bazikabirije. Ariko bazikabirije ni harimo FDLR hakabamo n'abafunzwe bose abo bantu ntabwo ahubwo banarenga none se babaha amafunzo. Oya 50,000 ni byinshi. Ni byinshi ariko birahari. Reka nkwereke FDLR reka hagati y'7,000 n'ibihumbi 10 sibyo muri no minsi bashobora kuba barapasengishije abandi wenda 3,000. Reka tubari yuko ari 13 bya FDLR nashyireho imbonera kore izindi 10,000 23 ashyireho FDNB abafungwa kutarimo kubashyiramo abafungwa bahe bo hari bari mu gashoba naho ngo bashorwa mu ntambara batazi ko nabo ngo babaha amafunzo bagahita babaha imyambaro bakagenda mu mwanya wo kurangiza ibihano byabo. None se bwo bakwanga ntabwo twagiye tubyumva koko bagiye kurwana muri Kongo muri ya nkubiri ya none se kerekana abafungwa ba gisirikare byibura. Ariko umufungwa umubwiye ko kugira ngo wakatiwe imyaka 2 aho kugira ngo ugume mu buroko vuba tukwigishe tujye kurwana hari tuzaguhana amahera yago mafungwa. Noneho sasa nari mfungiye igihano cya Burundu unjyanye aho banyira. Wenda mva kuri bo Burundu kuko twagiye tubyumva mu majwi bavuga batari bafungwa baba mbere naye barimo barabatwara ntabwo tuzi iyo barimo kubajyana gusa bagiye kujya kurwana. None se wowe Rwema reka nkubaze ariko se wowe ufunzwe uri wowe ngo wigenge mukuru wakatiwe ku nkurumoyi wafatiwe ku nkurumoyi bagufunga wenda ni 15 bavuga ngo vaye tugufungure tukujyane ujye kurwana ukorere n'amafaranga muri ya muriro we mutendeziri ngo babatwara utazi. None se abasirikare bo bayakorera baranise igisirikare barayabona nicyo kibazo rwose. Rero zaza umpaye agashya naba umpaye agashya ko mu bantu we 23 Rwanda nabo harimo n'imfungo. Ariko nyamara byaravuzwe amaudio twarayumvise pe ko barimo kujya mu kasho bagafatamo abantu bakimara kugeramo bamazemo n'igihe bakabajyana kubigisha nk'icyumweru kimwe yamara kumenya kurasa are. Icyo nemera cyo kishobora kubaho Uburundi buramutse busumbirijwe ibintu byananiranye cyangwa se reka ntanga urugero hano iwacu aho tuzi ubwo Burundi buramutse buduteye izo ngabo 50,000 ubwo ni 10,000 muri buri karere. Uretse ko harimo n'abatakageramo. Noneho sasa tukabona yuko dusumbirijwe Burundi byanze byagoranye. RDF biranze bazanye na reserve force biranze. Noneho byaba ngombwa yuko bajya muri gereza yo ku Murindi bakambika abantu bari y'abasirikare bakuriza ikamyo military police kabaherekeza bakikoza igabiro cyangwa nasho amafunzo y'icyumweru kimwe ubundi bakagenda. Ibyo wenda byashoboka kuko bababwira bati nubundi aho muri ahanga ntacyo muri gukora byose ni handi bazaza bakidufatanemo hari ingabo zagenda zikarwana. Ariko noneho ufata ukajya mageragere ugafata ba jihad ugafata n'abayamano yamano ntaragera yari ntabwo arajyayo ugafata ba disikrema ugafata abande bose n'aba. Noneho rero kugeza perezida yarabivuze
wenda umuvugizi w'igisirikare nta kirabivugaho mbaye hagaho ahora bivuga buri we munsi aranabyifuza yego aranabyifuza noneho sasa na ambasaderi wabo mu gihugu dufitanye ubukeba bubi cyane cy'ubwongereza nawe yavuze ati rwose biramutse binabaye nta kibazo afite niko yavuze okay ibyo ngibyo nuko nyine minisitiri Nduhungirehe nawe ahora ari kanuye akantu kose kaje ahita kubita hasi ariko noneho numvaga rwose uyu nguyu atari ngombwa no kumwitaho uyu se kandi wumva ko ibyo yavuze umuntu atagombye kubirenza ingohe n'ubundi RDF ntabwo isinziriye so uko se ntashaka avuge uze ashaka avuge ntabwo turi gutereninga urabizi yuko ubu ngubu abana bari kwiyandikira ntabwo turi gutereninga kubera Burundi n'ubusanzwe bahari none ngiye kuguha ikizami umbabarire cya leta se cyo kuganira hano dufite serivisi zingahe za RDF service zingahe ni nyinshi nizibuya service ni service zabaye enye ingabo zirwanira ku butaka mu kirere izirwanira mu kirere mu mazi ni ku butaka yego mu kirere mu mazi na reserve force na medical yego mbwira ukuntu zakunganirana mu Rwanda wenda u Rwanda ruramutse rutewe ari wowe chef d'état major wabanza bahe wakurikiza ababahe kubigize kuri uru rwego reba undi wo hasi uyizamuka cyane aho waba ugeze kuri ndagira ngo dusobanure mpanga urugamba se yego kuntu tujye kurutsinda izo service enye za RDF wenda umuturage wumva ngo hari service enye za RDF wowe nkawe chef d'état major wumva wazipanga ute mu gihe u Rwanda ruri mu maji mu gihe rwaba rugeze mu maji njyewe naba kuko aho bigeze ubu rugamba rusa nk'urwahinduyeho akantu gatoyo nabijyanisha cyane mu ikoranabuhanga nkareba abahungu nkabashyira ku madrone noneho nkaba mfite aterari kumeye urumva kandi upange gisivire njye nahera ku ikoranabuhanga urimo urabyumva ufite abarwanira ku butaka abarwanira mu kirere reserve force na medical yego ngewe abarwanira mu kirere ubwo n'ubundi bagendana n'abo ngabo bakorana bya hafi n'abari ku madrone n'ibiki urumva reserve ntabwo nahita mbazana ako kanya ntaba mbaretse ariko bakaba bari hafi aho ngaho mu bujyanama dore bagira batyo urumva nkafataho ku butaka nkabaha ibikoresho bikomeye bihambaye urumva nka foroningisha batatu burya batatu foroningisha batatu burya batatu ni sawa urumva ubundi haduye tukamukubita amatwi akaziba kabisa uri generale civilian kabisa noneho zaza dore uko bigenda ingabo zirwanira ku butaka yego zishobora kujya kurwana zonyine noneho zabona bikomeye bagatabaza izo mu kirere yego ariko noneho hari ibindi bihugu twe twahuraga nabyo bikazira icyarimwe mu kirere hasi mu kirere hasi no mu kirere bakazira rimwe bakaguteza infantry ibifaru na kajugujugu ibifaru bikaza ari nka 15 hagati y'igifaru n'ikindi harimo umusururu w'abasirikare b'amaguru yego ubwo no kuvuga ibifaru birasheringa bisheringe nibabona mudakoma abandi ba advancing yego noneho sasa no hejuru kajugujugu ni kuri kuzenguruka ihiga ababasha gutawanyika yego ariko ubwicyo twabahimijega n'uguturiye mu ndake ubuje n'amaguru mukabusya iyo kajugujugu ikabura bifata inyuma iyo ngiyo noneho nibifaru byaza mukabifrankinga mukabibatesha noneho rero sasa iyo reserve force rero ikishinzwe gukora ikaba aho babandi bo mu service bahamaje kuhagarura umutekano bo bagahita bazana no kushimangira yego ariko nanone hari igihe bishobora kuba ngombwa yuko na reserve force nayo
amayuniti amwe n'andi makoyi bajya gufatanya n'abandi ku front line. Ubu icyo gihe rero ya medical muri paratuni haba hari umuganga watwaye imiti bashinzwe no kubazanira yarangiye ku buryo mu paratuni mu koyi ni ukuvuga umuganga wa paratuni uwa koyi uwa unity ndetse n'uwa brigade kugera ku rwego rwo hejuru. Ni uko nguko rero izo service zose zigomba kunganira, ni uko zunganira. noneho rero abarundi ubwo mbameneye ibanga ry'ukuntu ibyo wacu ibyo hari n'igihe baba batanabizi, ariko noneho nawe ibyo wavugaga by'ikoranabuhanga ni njye nicyo nahereye. Ntabwo intambara yacu yo muri 1998 gusubiza inyuma ku itariki ya mbere Ukwakira ariyo y'ubu ngubu yarahindutse. Hari byinshi byahindutse byinshi cyane. Nuko rero ko hajemo n'amadrone n'ibiki. Ubu rero uyu Murundi n'abaperezida babo abangaba ushatse we wabaha ikaze, njyewe mbaha ikaze uti murakaza neza ku butaka bw'u Rwanda muzanye n'urusasu. Bazanye n'urusasu. Yego, ubaha ikaze. Ubundi ntituzirirwe twongera no guta igihe ku byo bavuze, ahubwo twebwe tubaha ikaze tubabwira ati murakaza neza n'umututu w'imbunda. Ubundi abahungu babereka icyo babereka ko bimeze. Hanyuma nuko nguko ubwo rero abantu batuze baryame basinzire rwose. Umurundi yivugiye yabashijwe kandi yagomba gushimisha shebuja, nawo udahwema kuvuga ko shyigikiye abatera u Rwanda ngo ndabara neva. Ubwo rero umuyobozi nk'uyu yabivuze akabivugira iyo aravuga ati uriya muntu n'uwanjye koko. Minisitiri Nduhungirehe yikwirirwa abwira abantu yuko nta kubifata minenegwe, ariko nyine ijambo mwebwe mwabivugiye hano uvuga ati ikuru iryo ari ryo ryose ugomba kuribyaza umusaruro, kuko n'ubundi RDF ntabwo isinziye ntishobora gusinzira. Iyi nsinzira byari kugenda gute? Iyo aryama twashe Malawi, Tanzania, South Africa ntibashakaga kumanuka Musanze ngo bakarya ibirayi byo kwa wa mugabo. Ntabwo byoroshye. Bari kurya ibirayi